Guverineri ngo icyo kibazo arakizi ariko Watakisubije neza. uwo warebye ninde wagiye kureba ninde uwo wagiye kukibwira ninde Uwa mbere nakibwiye ni Rucagu, uwo ngo aje ndakimubwira. hanyuma bagusubiza iki Uwo ngo aho ngaho ne simubeshe. uwo ngo ninde Uwo ni bose ni bamwe. Hano tugomba kumva yuko kubona akazi ni kimwe, ariko mwumve yuko tugomba kuba ababosi, ahubwo tugasigara duha akazi abanyamahanga badukikije nk'abarundi bakaza gukubura imihanda yacu, abakongomani bakajya boza amatuwarete yacu, kuko tuzaba twabasize kure cyane. Twebwe ari twe ba bosi dufite abakozi dukoresha, simbababwiye se? So iyo myumvire mugomba kuyigira. Niba deje yatubwiye ngo 2050 tugomba kuba turi abakire, hasigaye imyaka 25, umuto yiri hano azaba afite 43. Ni mutageze u Rwanda aho ngaho muzaba muri ikibazo. Twemeraga ko umututsi yubanye nawe niyo atakwishe akwanduza ubututsi ku rwego rw'uko nta mitekerereze y'abantu bugifite. Kore inama nziza ari ukubamara tukaza turi mu Rwanda dufite igihugu kitagira abatutsi, kitagira n'uwabanye nabo. Uzi ko bakomplika ko na nyoko wasize mu Rwanda azapfa tukagira undi nyoko mwiza muzima utari umututsi utanabanye nawe, ukumva ni nagakiza. Noneho rero nyakwa minisitiri yabaye nk'ubivugaho, bakengeraga buriya muri anthropologie ababyiga barabizi ko wiga umuntu ukamumenya ku rwego rwo kwishaka no gucengeza umuntu ureba mu byo yemera. Twege twatangira gusenga cyane tuvuga ngo twirukanga mu gihugu cyacu, reka twisengera Imana wenda tuzigire mu ijuru cyangwa izadusubiza mu Rwanda. Niho baninjiriye, ngira ngo natangiye gutanga amafaranga ya FDLR ndi umunyeshuri, ariko kuko nasengaga nayatanze gute? Umupasiteri tumubirizaga. Nigeze kubivuga ahantu birasohoka no muri YouTube, n'abantu twiganye bakajya bambwira ati se byaberehe, ariko tugenda twibukiranya ati ariko koko nangize ko kanaka yaje, tugenda tubyibukiranya kandi baratangiye bambwira ati jado ndimo vuga ntaho byari biri, barananyataka bikomeye rwose. Ariko atariko ntaga besha ati nanjye ari umuntu wansuraga yambaye umusaraba, uzi icyo batubwiraga, uzi ko yazaraga kwaraka imisanzu ya FDLR bazanye igitabo cy'ubugingo. Dore nko kutubwira ngo igitabo cy'ubugingo ngira ngo abasenga ni igitabo cyandikwamo abantu bazajya mu ijuru. Donc bakoreye Imana. Twahise bafata rero igitabo cy'ubugingo gisanzwe bagihuza n'igitabo cy'imisanzu ya FDLR. Icyo gihe hitwaga RDR. Twatanye yitwa RDR. None ngo Rassemblement pour le Retour démocratique au Rwanda. Mu gihe cyacu batumubiriza niko byatangwaga. Noneho wacyandika wayatanga amafaranga bagushyira mu gitabo. Ubu nanjye nanditsemo mu gitabo cy'ubugingo cyane. Bakakubwira ngo nitugera mu Rwanda kuri Rusizi tuzahagarara kuri Rusizi, noneho umuntu wanditse mu gitabo ajye mu Rwanda mu gihugu cy'isezerano. Na muri umuntu wanjye bagarukiye witambandaka baragaruka turakomeza tugeze Brazzaville. Urumva twaravuga ngo inkotanyi utera u Rwanda biratunaniye, aho kuba mu Rwanda ngiye kugenda ntagangare. Tugeze Brazzaville hahita habaho ikibazo. Urabona perezida uriho Sassou Nguesso icyo gihe yari generali, yari chef d'état major, hariho perezida twari Suba, batangira ku Rwanda. Twambukiye aho bitari Ranga, Sassou Nguesso atuzanira icyombo kitujyana i Brazzaville, tuzi ko ari inshuti ya Habyarimana, inshuti ya papa wacu niko twamwitaga Habyarimana. Noneho tugeze i Brazzaville batubwira ko ngo Risuba yaduhaye iminsi 30. Ntumva za twakuraga amakuru, batubwiye ko ngo Jeannette Kagame ngo yaje gusura mugenzi we Brazzaville, ngo kandi ko Risuba afite umugore w'umututsikazi, kwaje kutugambanira kuko ngo bahise baduha iminsi 30 umunyarwanda abe yataye. Nibwo twatangiraga kugira ngo bakuru bacu benshi bejya mu gisirikare cyitwa abakobra, burasa Sassou Nguesso afite ingabo zitwa abakobra, batangira gukuraho, nibo bakuyeho Risuba, bamwe babahana n'amasambu bene wacu baraganje iyo ngiye. Ariko twe turavuga tuti ntawamenye iby'intambara, Risuba natsinda azaturimbura cyangwa tujyane mu Rwanda, reka twongere twigendere. Nuko twafashe umuhanda wa Cameroon, ariko tugeze mu minota 300 dusanga Cameroon ni kure, tukata muri Gabo. Tugeze muri Gabo, ese ubwo mwagendaga n'amaguru? Ariko nawe urashinyagura rwose. Ndabaza ntabwo nshinyagura. Twageraga n'amaguru cyane. Impamvu hari ukuntu abajeni batwumva bataragenda n'ibirometero 3 bakajya bagira ngo mufite imodoka zagendaga ziri. Ndagira ngo abantu nibajya bumva inkuru bajye bumva n'akaga k'ibirenge cyo cyabaga kibo. Cyakoze nibyo amaguru yageze aratoboka, tuyabangira ingata bimwe bitumwe no mu Kinyarwanda. Twege kibaye tuyabangira ingata bya nyabyo. Ariko uvuga ngo aho kubana n'inkotanyi, aho kubana n'abatutsi,
kandi njye mu mateka abatutsi bose twabanaga bose batugiriye neza kiriyezamani nabo baduhaye inka nabo nkoramutima tugira ariko ibyo namaze gushyirwamo ari niyo mpamvu iyo wishe umunyeshuri ukica umuntu usenga biba byarangiye kugira ngo azakire ko umwica mu izina ry'Imana ariko uzi umuntu uza yambaye kositimu na karavate n'umusaraba ngo Imana irambwiye ibyo bintu kubihakana biragoye niyo mpamvu uyu munsi ntabwo ngiye kwirata ko bafunze amadini ariko harimo n'ikindi kibazo cyo gukontorora amadini ni ngombwa kuko hari abayisha inyuma bakavuga ibindi agafuni twumvaga ari logique hari ukuntu abantu bajyaga bagera mu Rwanda bakavuga ngo ni mutahe tutimutse umve ko yongera kuvuga aturaba bamushyize imbere kuri mikoro bamushyiraho n'imbunda amaze kuvuga bahise bamwica hari uwongeye kuvuga natwe rero tugiye gupfa kurya nahuye n'umuhungu nabonaga ari umututsi rwose mwiza navuga nti mbwiza ukuri ko ndeba useka muratwica ryari birangire araseka aratembagara ati koko n'ingabo zashatse kuduhara ifite ngo tuze mu tutaye Butare ngo tuvuye Kanombe hari inkambi twabanza gucamo yirunda baratubwira atoya ntabwo twaduhara ifite muzanyikira iwacu naranabirwaye kuryo nagendaga agera mu nzira nabona ingabo nkahita ndeba inyuma kuko mbagena ifite n'igikomere cya bwa buhutu buri original ko bambwiraga na bene wacu so numvaga niba abatari bene wacu buhutu babona kurusha na bene wacu nabona abasirikare nk'abantu bare bareba amazuru yanjye kandi genda original nta nubwo nabayisha abantu nkahita nkora demi-tour nkabereka mu bitugu kugeza ubwo naje kugenda nkira buhoro buhoro nakijijwe n'ikiro none nshaka kugira ngo ngere cyane cyane icya mbere igihugu abantu benshi bamwe twazanye bagiye bashaka kuba abatutsi ntabwo nza kubaseka cyane kuko nanjye narabigerageje ariko ntibyampira kuko gukora kuba originali ntabwo byafashe nahisemo mu kubyihorera ariko ndi umunyarwanda barazaga agashaka kuba umututsi kuko twaje tuzi neza ko umuntu ufite amahirwe mu Rwanda ari umututsi ariko kubera ko dufite umugisha ko nta rangamuntu zanditseho ubutu n'ubututsi buhari umuntu akaba yakwimuka akajya gutura ahandi akahita umututsi completely agasibana nimero z'abatutsi niba ari telefone z'abahutu ku buryo bw'umututsi akiyentegera mu batutsi ku buryo rwose gahunda zose z'ibintutsi ntabwo ndamenya ibyo bikomere ibyo ari byo wenda nyakubahwa minisita ashobora kuba yaza kudufasha nk'inzobere noneho tugeze aho gahunda za Ndi Umunyarwanda zagiye zimfasha ariko cyane cyane ndashimira n'association Modeste Innocent ntababeshya nagiye kuyikoramo ntabwo nagiye kuyikoramo kuko ari aho ihuriye n'amateka yanjye nagiye kuyikoramo nshaka akazi mbere yaho nakoraga mu kigo cy'abana bo mu muhanda cya Gitagata cyari gishambikiye kuri serivisi za minisitiri w'intebe dukura abana mu muhanda ariko jusque là nari ntarakira mu mutima wanjye ariko ndi umuhanga wo kubeshya ngira n'ibyago nza gutorerwa iwacu kuba secrétaire wa biro ya njyanama y'umurenge sinajyaga njya no kwibuka kuki ntibukaga naje kugerageza kwiyumva nanjye kuko buriya dufite igikomere twebwe abava mu mateka hafite ahuriye no gukora jenoside abayikoze direct n'abatarikoze direct twumva dusa nayo cyane rero ibyo byose byaranshinjaga nabonaga inzu yasenyutse nkumva iranshinja nabona umwana w'imfubyi nkumva aranshinja kubera iki nubwo nageze mu Rwanda zikaba tutari babiri maze kumenya ko atari babiri ngo nagiye simbuka ibintu byinshi naje kwibaza ngo none twabiciye iki sasa nangira kugira nanjye trauma yo kuvuga ngo ukiraho ariko nibazaga ugeze mu Rwanda wari wararangije kwiga kuko waraje ujya mu kazi nageze Kongo subira mu wa kabiri mu wa gatatu no mu wa kane ngeze mu Rwanda of course nasubiye mu wa kabiri ni naho byavaga kwibeshya ngo turi abahanga kandi nyine ubuze wa kabiri imyaka 3 wa gatatu imyaka 3 wa kane imyaka 2 urumva nyine ayose na amateka nasubiye mu wa kabiri ndakomeza ndanarangiza nanasimbutse ikintu gikomeye ndangiza kwiga nagize Imana mbona okaziyo ya buruse ndayanga kuko navuga ngo abatutsi nibajya kutwica bazahera kubizi ariko abarimu kuko tubigishiriza ni mu buhe mwaka tubigishiriza abana narangiye secondaire muri 2002 ejo bundi 2002 nibwo narangiye secondaire mama wanjye abari wensorezaho ubundi wenda ningira ikindi ningiro kazi ndaza kugira ikindi mbazwa mama wanjye ngira mama wanjye umwe w'umukecuru w'inyamasheke naramuhamagaye mubwira ko nshaka ko bahuza abantu bo muri famiye muri 2010 njya kubabwira ko hari umuryango mwiza mbamo wa RPF kandi ko numva nshaka ko abantu bakuru bo mu biwacu nabo bayoboka umuryango abatante baraseka barakumbagara bagaseka umwana kihirikiriya ngo wowe nguri inkotanyi nti bakongera bagaseka no kuvuga mu bitekerezo by'abantu harimo ikintu cyo gufata inkotanyi yitwa Bamporiki
wayihuza na Tito ntibihure. Iyi nkotanyi itareshya n'izindi, iyi nkotanyi itaraturutse aho abandi baturutse, iyi nkotanyi ntabwo abo bantu biwacu bize. Ariko ndimo ndashaka kubereka ibintu turi kudiringa nabyo, niba dushaka ko bigera aho bigera, nta nubwo dukwiye guhera iwabo ku baturanyi, tugomba guhera iwacu. Aho ni muri 2010 baranseka bangira urw'amenyo, batumva rero tukubwire nta nkotanyi tukubonyemo, uzagende wihahira aho uronke uzagwize. Bamuhora iki mbaye umudepite ngize umugisha ngiye iwacu, ndababwira barishima, nza kuzagera igihe njya mu butumwa bw'akazi. Isaha igeze nibuka ko ntabwiye mama. Ubundi urumva umukecuru wo mu cyaro nyine abagushaka buri gihe. Umugore wanjye yari ari kunkorera igikapu, njyewe narisigaga turi mu cyumba, ndashaka kubibabwira uko byari bimeze. Noneho telefone ndayihamagara nyishyira muri haut-parleur, irasona. Noneho mama wanjye yitabye, ni mama biti? Ati ni byiza. Afite telefone. Iyo telefone nayiguze mu mushahara nahembwe n'inkotanyi, ariko arwana nabyo akavuga ati urumva azazana telefone ariko ntiwabayo. Ibyo nibyo turwana nabyo. So noneho aritaba, ni mama, ni rero ntabwo mpari, ngiye kujya mu gihugu cya kure cyitwa Vietnam, nzamarayo icyumweru, nugira ikibazo uzavugisha umukazana wawe, nge sinzaba mpari. Noneho ahita hinijwe, yewe ni Nesuri ndi mu rugo. Ayo akagenda rine, uri wenyine? Noneho avuze ati uri wenyine? Ni mama wanjye ngo, ni mama wanjye yazi kuvugira kuri telefone nubwo atazi kwandika, ubwo afite ashaka abantu bakamumenyera nimero y'umuhungu. Aha, noneho ariko mu by'ukuri ambaza ngo uri wenyine, yambaje ko ndi mu rugo, natangiye narwanya urugamba rw'igihe gito rw'uko nashatse nuko navutse. Yes. Noneho mama mubwiye nti ndi njyenyine, ahita ambwira ngumva ngo hanyuma rero ngo kubona zigenda zirushaho kugenda zigushyira imbere ngo niko zizakurangiza. Noneho ntacyo navuze mbere yo kugira icyo mvuga, narahindukiye ndeba umugore wanjye. Twe tuba mu nzu yacu turi babiri twenyine, nta wundi muntu haba. Nta muntu, mama wanjye arabizi ko tuba turi babiri, rwambaza ko ndi njyenyine, icyo yambazaga barakizi nubwo mumva ko ari umuturage. Noneho telefone iracyariho, ndeba umugore wanjye mbona baye nk'uguye mu kantu. Nabwo ariko mukecuru nubundi nawe n'umupani ngo ati mama wanjye, ibyo bintu n'ubuhanuzi baguhanuriye ni ibiki bivuye hehe? Ngumva ngo ntumbaze byinshi, ngo we nushaka kumenya ibindi ngo uzaze tubiganire waje. Nambwira umugore ni ibintu ntubitindeho, ndigendeye tuzabikoraho tugarutse. Ndarutse nahuye n'inshuti yanjye y'umuyobozi, ndamubwira nti ndashaka kuzamfasha tukajya kureba mama. Ashobora kuba yibwira ko kuba abizi neza ko ndi umuhutu, ashaka kugira ngo wanza mw'iki gihugu ninjye muhutu ba muri politike njyenyine. Noneho ndahita ambwira ngo hanyuma se ngo nibura mubwira icyo mama yambwiye, ngo nibura ngo mama wawe ntiyanize. Ati ngiye mama wanjye abikorera narize nk'umuntu wize. Difference iri hano no kuvuga ngo ibi bintu kubivuga, nge nabwiye mama ko nzabivuga. Mama wanjye narabimubwiye, twagiye icyango, ariko mama ni bya bintu wambwiye, ariko urumva ntabwo ashobora kumbwira nyine abona ndi kumwe n'umuntu adashaka. Bya bintu wambwiye ubu harya ngo bazangira gute, kandi wa muhungu uzankorera ishyano kubera ko hari urenze umwe. So difference nuvuga ngo ibi bintu numva nizera ndashidikanya. Mama wanjye aramutse agiye hano bibuka akadekona agatukana cyangwa akazana ingengabitekerezo ya jenoside, mu by'ukuri umuntu uzabimbaza azaba mpumukiye. Mama wanjye yavutse muri 59, ngiye mvuka muri 83. Usibye kuba ari mama wanjye, nge sintekereza nka mama, kandi guhindura mama wanjye ngiye byarananiye, kuko mama turavugana nkumva ibintu ntabyumva, kandi iyo nahembwa arabimenya. So ariko nkunda kubivuga, le Rwanda c'est une puissance militaire légionnaire incontournable. Wabyemera utabyemera, c'est le partenaire fiable wabiriya bihugu byose bikomeye muri aka karere. Ikintu washaka gukora muri aka karere cyose u Rwanda rutarimo n'igikunda. Ubu ngubu ni ku bintu bihagaze que tu reveilles ou pas. Ibindi ntabwo mama wanjye ashaka kubyumva. Naguhebye burya gensana ya mpisi bati nyabura zaberogeye hari ati naguhebye burya kuvundiriye umwana w'umwana.
bamoriki uri bamoriki ariko menya nicyo baguhora nta bwenge ufite urarokompoka ibintu bitarimo ubwenge urasamayanzwa urasamba utagira aho ugana ari umuhutu ari n'umutwe utari n'umutwe ntawugana kuriruka inyuma y'uwo musaza ngo ni Kagame twe tumwitira n'akanyombya uwone extinguisher ntuzongere kugira ngo wasame imbere y'abanyarwanda ngo kuko uri umuhutu bagwaye kugira ngo ujye umuheha mu nyo ubona utanganye ko wahenewe ntuzongere rero ku gicu garuka kwasama yanjwa uvuga imbere y'abanyarwanda tegereza tega amatwi kandi abahutu muzapfa nabi mudashobora kugira ngo mugire kuzirikana mugire urukundo uwo muhutu kandi mutagabanye indanini kandi murakina ku mutavu w'urupfu kera iyo wasama gutyo uvuga ubusa kumenya yuko mwe mukuye umugozi genda avuga nk'akaziga ahubwo abahutu mukwiye kunigwa mugapfa mukanashira mugapfa mugashira kubera yuko buri ubonye icyo asakira ntatekereza undi ejo azaba ameze ati nawe wenda uhungire hehe nawe majanja yawe niyo ndo yawe nk'uko nkurora hopeless bana na Kagame azakwegeka kandi azakwereka n'abo bana wabyaye uzagarukira kuri abo hopeless kwe gutangira ugatanga abatutsi utanze nyoko utanze abahutu utanze abatwa ubwo nawe ukajya no kuri radiyo ukavuga nyakuvuga idahiwe urakaruhira igahini cyangwa uzarwara igituntu bakwereka icyo uzaba cyo urabona ingagi ubwo zinguri kumwe na Kagame ari bande bazabanza bagukata amabya bagukata ibitsinsino n'uwo mugore wawe uvuga narindi banisiga hari leta yantumye ari bande pu ndaguyebye kambaze nkurekera ko ngako